ngiye kumva ameze nabi nta gatege mfite akazi kandembeje nta kuntu nyine ndibo bigenze naje no kugira umunsi umwe ndwara iseni kubita hasi banjyana kwa muganga banjyanye kwa muganga mu gitondo nirwa ko kwabimye kugira hano njya mu gikoni noza ibyombo ndateka ndabwa ati komeze nabi ntago mwandeka nkaryama nkaruhuka barambwira ati ahangaha nta nyoko hari utakira uzagera ryo kwibwira nkora barangije ndabwa ati basi ma telefone mbweke iwacu kumbwira iwacu ko ndwaye ngurabwira ko urwaye se ngabwo wabwire ko wapfuye. Modern slavery, ubucakara bwo mu isi ya none. Ijambo umucakara risobanura umuntu wafashwe bugwate n'undi muntu noneho akaba ategetswe kubaha ndetse no gukora icyo umuntu wamufashe bugwate amutegetse, akagikora atabanje kubaza ndetse no gusaba inyishyu. Umucakara aba ategetswe kubaha uwamufasheho bugwate igihe cyose. Muri iki kiganiro cya General Knowledge Infotainment tugiye kubagezaho ubucakara bwo mu isi ya none bukorerwa abaturage batuye mu bihugu bifatwa ko bikiri mu nzira y'amajyambere, ni ibihugu byo ku mugabane wa Afurika. Tugiye kubagezaho ishusho y'ubucakara bukorwa na bamwe mu bakire bo mu bihugu by'Abarabu. Ni ubucakara bukorwa mu ishusho y'akazi ko mu rugo. Muri iki kiganiro turabagezaho impamvu nyamukuru zituma ubucakara bukorwa n'Abarabu ari ubucakara bwihariye ndetse buteye ubwoba ku muntu wese ufata umwanya akumva ndetse akanatekereza kabiri ku buhamya n'ubuzima bw'Abanyafurika bambuka inyanja basezeranijwe guhindurirwa ubuzima nyamara bakisanga mu maboko y'abantu basanganwe imitekerereze n'ivanguramoko rishingiye ku gufata umwirabura nk'igikoresho kigomba gukoreshwa. Turifashisha amajwi y'ikiganiro cya televiziyo Isimbi ikorera mu gihugu cy'u Rwanda, yakoranye n'umukobwa wagize ibyago byo kwisanga mu mirimo y'uburetwa mu gihugu cya Arabia Saudite. Niba utariyandikisha kuri uru rubuga rukugeza ubumenyi butandukanye, wakora subscribe ndetse ukanakanda ku nzogera bityo ukajya ubonera ibiganiro byacu ku gihe. Muri studio za General Knowledge Infotainment muri kumwe nanjye Joachim, naho mu kanya. Amateka y'ubucakara atugaragariza ko habayeho kandi ko hariho amoko atatu nyamukuru y'ubucakara. Ubucakara bushingiye ku gufata umuntu bugwate nk'umutungo ndetse nk'igikoresho bwite, mu Cyongereza byitwa chattel. Ubu bucakara nibwo bwakozwe n'Abanyamerika kuva mu kinyejana cya 16 kugeza mu kinyejana cya 18. Abanyamerika bambutse inyanja bigabiza umugabane wa Afurika, ubundi bagura cyangwa bafata Abanyafurika babazana mu gihugu cya Amerika gukora imirimo y'ingufu yiganjemo ubuhinzi badahembwa. Aba bacakara bafatwaga nk'umutungo bwite w'umukire, property of the master, bagurishwaga nk'uko wagurisha itungo cyangwa ikindi kintu. Ubucakara bwa kabiri ni bonded slavery. Ubu bucakara busobanurwa nko gufata umuntu bunyago akagukorera imirimo ariko yishyura umwenda yafashe yananiwe kwishyura. Ibi nanone bishobora gukorwa uwafashwe bunyago yishyura umwenda wafashwe n'umuvandimwe we cyangwa undi muntu wo mu muryango we. Ubucakara bwa gatatu ni forced labor and sexual slavery. Ni ubucakara bushingiye ku gufata umuntu nk'umutungo bwite noneho ukamuhatira gukora imirimo ivunanye, akangishwa ibihano bikomeye mu gihe adakoze ibyo shebuja ashaka. Ibi nanone niko bigenda mu bijyanye n'ubucakara bufatiye ku gitsina. Ubucakara bukorwa na bamwe mu Barabu ku Banyafurika bwashyirwa mu bwoko bubiri tugaragaje haruguru: gufatwa bugwate ndetse no gukoreshwa imirimo ivunanye bakangishwa kugirirwa nabi mu gihe batubahirije ibyo bashebuja cyangwa masters babo bategetse. Mu gihe cy'ubucakara bw'abirabura bwakorwaga n'Abanyamerika ku mugabane wa Afurika, Abanyamerika bazaga mu bihugu bya Afurika bagakorana n'abakozi bakabahendesha utuntu runaka nk'igihembo, noneho nabo bakabaha abirabura bafite imbaraga n'ubuzima bwo kuzabasha gukora imirimo ikomeye. Ubucakara bukorwa na bamwe mu Barabu burasa neza nk'ubu bucakara bwakorwaga mu kinyejana cya 16. Bamwe mu baturage bo muri ibi bihugu
by'Abarabu begera bamwe mu baturage b'Abanyafurika twakwita abakomisiyoneri bakabaha ibihembo, noneho bakabasaba kubashakira abakozi bashaka gukora akazi ko mu rugo. Aba bakomisiyoneri birara muri bagenzi babo b'Abanyafurika biganjemo urubyiruko, bakabasezeranya ubuzima bwiza n'akazi muri ibi bihugu by'Abarabu n'imishahara itubutse. Iyo uyu mukomisiyoneri agejeje uyu wijejwe akazi mu maboko ya shebuja, akazi ke kaba karangiye. Benshi muri aba Banyafurika biganjemo urubyiruko bisanga mu muriro utazima wuzuyemo gukoreshwa imirimo ivunanye, gufatwa nk'inyamaswa, gutotezwa bigambiriye kubica roho ndetse no kwimwa umushahara baba basezeranyijwe. Gusa naje kubitahura nyuma maze kumenya rwa rurimi, ibyo yambwiraga byose ko nta telefone, nta kuryama, ntaki, mbese niko yambwiye. Nkikiriza arabimbwira ko nta telefone nzigira ntunga, nta kintu na kimwe, mbese ari akazi gusa kanjyanye. Kuvugana no mu rugo azajya ntiza telefone yiubwe nkayivugiraho, nabwo pana kuvuga voice, kwandika, kuko iyo batarashya muri translation mu rurimi rwabo bakabona ibyo bavuga. Ubwo ngubwo ntangira akazi nyine nkakurupa, mbese akazi hafite nk'iki cyetaje cyose wowe uri ukagikora hasi no hejuru, ugakubura ibyumba, ugakurupa, kumesa. Imashini bose bayicomokora, barambwira ati imashini zacu ntabwo zifura neza, uzabifurisha intoki. Hari abana 7 n'umugore n'umugabo ari 9, kandi umwana umwenda yambaye nona so mukanya bayamba umunota umwe wonyine abahinda umwenda, niba agiye muri toilette arayisigamo karya rugo urimenya. Ubwo ngubwo ndatangira mu kwezi kwa mbere nabo ngo ni bampembe, banga kumpemba, barambwira ngo bankoresheje imirangamuntu muri amafaranga, bagataho ko bambwira ngo twakoresheje imirangamuntu ngandi ngo ni imodoka yakuzanye ngo nako twaguhemba. Ndabyanti sawa. Mu gitondo nabyukaga niba ari nk'iki gipangu cyose nkakubura hanze, nkakurikizaho kujya mu gikoni, nkateka icyayi n'ikawa, nkakuropa, nkakubura, nkajya kumesa. None akazi ko mu rugo nakarangizaga bahitaga banjyana gukora mu bandi mu zindi ngo. Nahitaga mbona imodoka ije kuntura kamwe ngo genda, nkagenda nagera handi ngasanga akazi karagwiriye ibyombi biki byose, urugo rwose rurasa n'amahero. Naryamaga nka saa 8 ejo nkabyuka saa 10 n'ubundi ngiye gutangira kandi kazi. Ngenda muri ubwo buzima bakajya bajya kungurisha mu mihana, njya kubayenyana muri mihana, kandi naje kumenya ko ngo babaha amafaranga. Iyo umuntu udafite umukozi nk'ubugiye mufite ndamutanga bakabakorera bakanyishyura ku munsi, bakanjyana mu mihana gukorera abantu, bakanyana hirya no hino. Ngiye sinigeraga nduhuka, sinigeraga nicara n'isogonda, nari ndwaye rubavu n'ubu ndacyarurwaye. Ubwo ngubwo ndababwira ati bigeze nimaze amezi 3, ndabwira ati none niba mutampembye ngiye kwitahira. Ndabwira ati twarakuguze, ari mwe nakubwiraga. Ibi bikomeza bijya ku yindi ntera y'ubucakara bwo gufatwa bugwate. Iyo umukozi arambiwe gufatwa bunyamaswa kandi adahembwa, hakurikiraho ugushaka uburyo yabasha kuva muri uyu muriro utazima w'ubucakara. Aha niho haza ubucakara bwa kabiri bwo gufatwa bugwate. Uyu mukozi ategekwa gukora ibyo abwirijwe cyangwa akaba yanabura ubuzima bwe. Boss ansubiza mu rugo, polisi yetse ko ngiye gutaha. Boss asubiza mu rugo, ngeze mu rugo barambwira ngo packing imyenda yawe yose n'ibyo byose buracya banjyana. Numva niburamo gake ndatuje, ndangije imyenda yanjye ndayipakinga, ndanyipakinze. Uwo mugore ahita azaramwe ngo wasoje, ati nasoje. Arangije yose arongera arayisuka, aransaka no mabuta yo kwisigamo imbere akajya kozamo intoki kuko wenda nta kintu nahishemo. Arangije kunsaka aragenda. Haza wa muhungu we w'imfura, wa muhungu yankubise imigeri, yankubise imigeri, akankubita imigeri nicaye, akandi akankubita nkari akangarura. Arambwira amafaranga twafujije gusa tukugura none uragiye konta nawe irangije. Ati wahatswe iyo nza kugufata nari guhita nkwica neza. Basi nakubwiye ko banguze $5,000 by'amadolari ngo abaye 12 by'amariyari. Birangije wa muhungu abarankubita, arangije nkubita imigeri, ankubita iki, arashwanyaguza ahantu hose neza akajya afata umushatsi gutya akantera nk'ayakongera akangarura. Ngo mba nakwishe ngo nza kumenya ko watorotse wagiye, ngo wabuze iki hano iki n'iki. Ndani nabwande byarangiye ngo noneho ngo ntaho uri bugere uwo munga bivuga ngo ugiye kuguma hano ngo banze ukora amezi 2 ubu nurangiza ugende, ngo ntago uri buva hangaha. Uwo munsi barankubise n'abana bose bakajya bazana ibimamiro n'imyuko bakankubita. N'ugenda nushaka ntago ujya uri bupfire mu nzira, n'abanye ntago bazakubona.
None se ni kubera iki ibikorwa nk'ibi bigikorerwa muntu muri iki gihe turimo, aho isi yirirwa iririmba ukubahana ndetse n'uburenganzira bwa muntu? Mu gusubiza iki kibazo turagaruka ku mpamvu ziganjemo amateka y'abirabura ndetse n'isi yo munsi y'ubutayu bwa Sahara yiganjemo abafite uruhu rwirabura. Aya mateka agaragaza imitekerereze ndetse n'icyo imboni za bamwe mu Barabu babona iyo bareba umwirabura. Iyi mitekerereze ni icyitonderwa ndetse n'umurongo utukura ku muntu wese ufite ibitekerezo byo kujya muri ibi bihugu mu rwego rwo gukora imirimo nk'iyi ibonwa mu buryo budaciye mu mategeko. Icyambere, aba banyafurika bajya gukora iyi mirimo bisanga bakorera abantu badafite ubumenyi nyabwo mpuzamahanga. Usanga aba bantu nta kandi gace k'isi bigeze bageramo gafite abantu batandukanye cyangwa bafite imico itandukanye. Ubumenyi baba bafite kuri Afurika cyane yo munsi y'ubutayu bwa Sahara nubwo bakura mu bitangazamakuru mpuzamahanga. Muri kamere y'ibitangazamakuru mpuzamahanga biba bishishikajwe no kugaragaza intege nke z'abanyafurika. Ibi bivuze ko nta kintu cyiza bagaragaza ku munyafurika, nta cyiza kiva ku muntu ufite uruhu rwirabura. Ku bakurikiranye amateka ya vuba aha y'Abarabu bo ku mugabane wa Afurika, Afurika y'Amajyaruguru, Afrique Maghreb, amateka akigaragaza no mu bitekerezo by'abatuye ibi bihugu nuko biyumva cyane nk'abanyaburayi kurusha uko biyumva nk'abanyafurika. Iyi mitekerereze igendereye kwitandukanya burundu na Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ibi bishimangirwa n'ubusabe bw'ibihugu nka Maroc yasabaga kwinjira mu muryango w'ubumwe bw'i Burayi EU, European Union. Ubu busabe bwaranzwe. Ese ni kubera iki ibi ari icyitonderwa ku muntu utekereza kujya muri ibi bihugu mu buryo utatekerejweho cyane? Ishusho bamwe mu Barabu bakura mu bitangazamakuru yangiza ubwonko bwabo, noneho ikaba imvano yo gukoresha aba banyafurika nk'inyamaswa. Batekereza ko aba banyafurika ari ba nyakujya batigeze babona icyiza mu buzima, bityo ko bakagombye gukora icyo basabwe nta gutekereza kabiri. Aho ngiye hose nabaga nafunze amaso, nta nafungura aho na gato ngo bandebe isura yanjye, akajya ambwira ngo abirabura murasa nabi, reka ngo ntabwo nakujyana mu rugo rw'umuntu ngo babone isura yawe, ngo urasa nabi. Nagerayo abana babo bakaza ku mubiri wanjye bakatsira gutya, bakambwira ngo ntago noze, ngo ndasa nabi, ngo mfite imbyiro nyinshi, ngo ninjye muri dushe. Nagera bakabanza bakanjyana muri dushe nkoga, navayo banyinukiriza bakambwira ngo subirayo nka kabiri ku munsi cyangwa gatatu. Bakajya bambwira ngo ndi mubi, ngo ndasa nabi, ngo ese ubu ngubu ngo we muri Afurika ngo iwanyu ngo wabona umugabo kwemera ngo kusa gutyo. Bakajya baza abana bose bakankuba umubiri wanjye, bakaba ngo ufite imyaka, nkawe se mvuye muri dushe nta mbyiro ufite. Mba muri ubwo buzima gutyo bantoteza kugeza nyine igihe kimwe nyine nshaka kugaruka. Icya kabiri, bamwe muri aba Barabu bumva agaciro ka muntu bifatiye ku mafaranga cyangwa ku mutungo afite. Iyi mitekerereze ituma uyu munyafurika ushaka ubuzima ahura n'akaga ko kutishyurwa umushahara aba yakorewe. Kuri uyu Mwarabu ukoresha umunyafurika yumva ko uguha uyu mukozi afata nk'umucakara amafaranga ari ukumuha power cyangwa kumuha ubumuntu. Ibi bisobanura neza impamvu uyu witwa umukozi wo mu rugo akorera Umwarabu witwa ko afite ubutunzi buhebuje, noneho bikarangira atishyuwe ku mirimo yakoze, ahubwo akaba yanacuruzwa ku bandi bantu bifuza umukozi ku ngurane y'amafaranga. Nuko nanjye naricecekeye sinabivuga, nkomeza kubaho gutyo nyine bangurisha. Umunsi umwe noneho numva ndarambiwe pe, neza numva ndarambiwe. Noneho mbabwiye se ko mutampemba naje gukora iki? Ngo amafaranga yawe ngo twaguzemo imyenda wambara, ngo ni nayo uryamo. None se agiye uko naje mu kazi, naje kwigura imyenda, naje gukorera inda. Ngeze kuri wa mukobwa nyine wo kwa murumuna wabo anteje telefone transfer, nabwira ubuzima bumeze nabi, banyimye telefone, banyimye n'iki, none nge ndashaka kwigarukira nabigenzane. Uriya mugore uzi ukuntu yambwiye ngo jye nawe twarangirije hariya, ati ntacyo mfana nawe ngo ibizaba byose uzisi mami.
Mu nkuru iri ku rukuta rwa Al Jazeera ifite umutwe ugira uti Confronting Anti-Black Racism in the Arab World, ugenekereje mu kinyarwanda uguhangana n'ivanguramoko ry'abarabu rikorerwa abirabura, bavuga ko urwango cyangwa ivangura rikorwa n'abarabu ku birabura rishingiye ku mitekerereze yahozeho, aho ukugira uruhu rwera bivuze ubukire naho ukugira uruhu rwirabura bikavuga ubukene. Iri vangura rigaragarira mu gufata bunyamaswa abafite uruhu rwirabura. Iyi migirire yongerwa ubukana n'imico y'abarabu idafungura imiryango ku bibera hanze, haba muri Afurika ndetse n'ahandi ku isi badahuje imitekerereze. Iki kibazo cy'ifatwa bunyamaswa ry'abanyafurika bajyanwa mu mirimo yo mu ngo mu bihugu by'abarabu kimaze guca mu matwi ya benshi bakurikirana ibitangazamakuru. Urugero, nko mu gihugu cya Kenya, inzego zita ku mibereho myiza y'abaturage zasabye Perezida William Ruto guhaguruka akagira icyo akora kuri iki kibazo kimaze gufata indi ntera. Ubu busabe bwaje nyuma y'aho hari amafoto yashizwe hanze agaragaza umwana w'umukobwa wafatwaga bunyamaswa akorerwa ibikorwa by'itesha agaciro mu gihugu cya Saudi Arabia. Mu mafoto akigibwaho impaka, umwana w'umukobwa muto yafotowe yonsa ibibwana. Ibi kandi byongewe umurindi nyuma y'uko umwe mu babyeyi yatakambiye mu bitangazamakuru bitandukanye bya Kenya kubera urupfu rw'umwana we wapfiriye muri Saudi Arabia azize urupfu rutasobanuwe. Uyu mwana yavuye muri Afurika agiye gukora aka kazi ko mu rugo abifashijwemo n'abakomisiyoneri bashinzwe guhuza aba bana b'Abanyafurika n'imiryango y'abarabu yifuza abakozi bo mu rugo. Mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu, ntimwibagirwe gukora subscribe. Tubifurije amahoro n'uburumbuke mu byo mukora byose.